turakwitabye karame Nyagasani, kwitabira ingoma y'urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya mbere cya Adventi, tariki 6 Ukuboza 2025. Ngaho amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 30:19 kugeza ku 21, wa 23 kugeza ku 26. Mbaga y'Isiyoni, mwebwe abatuye Yerusalemu, ntimuzongera kurira ukundi. Igihe muzamutakambiye Uhoraho azabibuka, nabumva azaherako abasubiza. Mu makuba azabaha umugati, abaha amazi igihe cy'amage. Ugomba kukwigisha ntazongera kwihisha ukundi. Uzamwirebera n'amaso yawe. Igihe uzaba ugomba kugana iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yazumva ijwi rivuga inyuma yawe riti, dore inzira, nimube ariyo munyuramo. Uhoraho azagusha imvura mu myaka uzaba wabibye mu butaka. Uzarumbuke umusaruro utubutse kandi ushimishije. Uwo munsi amatungo yawe azabona inzuri ngari arishamo. Imasa n'indogobe bihingishwa by'ubwatsi buryohereye bwabikanywe isuku. Ku munsi w'icyorezo iminara yose izahirima, ku misozi yose no ku tununga twose hazavubuka amasoko menshi y'amazi. Igihe Uhoraho azaba yapfutse ibisebe by'umuryango we, akomora ibikomere byawo, urumuri rw'ukwezi ruzaka nk'urw'izuba, naho urw'izuba rwikuwe 7 kaho rwabaye urumuri rw'iminsi 7. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 147. Hahirwa uwiringira Uhoraho. Mbega ukuntu ari byiza kuririmbira Imana yacu, ntibigira uko bisa kuyisingiza uko bikwiye. Uhoraho we wubatse Yerusalemu bundi bushya, azakoranya imbabe za Isiraheli. Niwe ukiza abafite intimba ku mutima, maze akomora ibikomere byabo. Amenya kubarura inyenyeri zibaho, akazivuga zose mu mazina yazo. Umutegetsi wacu ni igihangange n'umunyamaboko, ubwenge bwe ntibugira urugero. Uhoraho ashyigikira ab'intamenyekana, naho abagome akabacisha bugufi. Hahirwa uwiringira Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Magambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 9, umurongo wa 35 kugeza ku 38, n'umutwe wa 10, umurongo wa 1 n'umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Muri icyo gihe Yezu yazengurukaga imijyi yose n'isisiro yigisha mu masengero yabo, akwiza inkuru nziza y'ingoma y'Imana, ari nako akiza icyitwa indwara n'ubumuga bwose. Abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe, uko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa bati, imyaka yeze ni myinshi, ariko abakozi ni bakeya. Nimusabe rero nyiri imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Amaze guhamagara abigishwa be 12, abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana, ngo gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose. Arababwira ati, nimusanye intama zazimiza umuryango wa Isiraheli. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzura abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane na roho mbi. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mwahawe ku buntu, namwe mutange ku buntu. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Hari ingingo 3 zigiye kudufasha kurangamira ubuntu bw'Imana, bityo nawe uze gusohoka ngaha uri gutanga ku buntu kuko Imana nawe yaguhaye ku buntu. Icya mbere tugiye gutandukanya amagambo abiri y'Igifaransa, rimwe rivuga ubwiza bw'imbere, irindi rikavuga ubwiza bw'inyuma. Ijambo rya mbere ryitwa la beauté. Iyo bavuze la beauté, yerekeza ku bwiza bw'inyuma, isura y'inyuma, igihagararo, ibyo byose nyine tureberaho inyuma tukabona ari byiza. Hari n'indi jambo bavuga la bonté. La bonté ni ibyo noneho biri imbere, ubwo bwiza bw'imbere. Akenshi uzasanga ubwiza bw'inyuma buganisha ku bintu, bukaganisha ku bantu, bukaganisha no gutuntu. Ariko ubwiza bw'imbere buganisha ku buntu, ubuntu bw'Imana. Dieu est bon. Imana ni nziza igihe cyose Imana ni nziza. Hari interuro nanone yo mu mibare ivuga ngo, il est pauvre en extension mais riche en compréhension. Ngo iki kintu gishobora kuba gitumbarare kinini cyane, gikize ku bunini twatuntu twavuga bya bintu, ariko nta buntu gifite. Kigaragara neza inyuma ari kinini, ariko imbere kitumvikana, imbere nta kirimo. Nyagasani dutumiye kugira ngo twongere tugaragaze ubwiza bwe, ubwiza duhanganye. Ni nabyo umuhanuzi Izayi ari gutuburira muri no minsi,
ko Nyagasani ajya kuduhumuriza agatugwiza ibyiza bye. Ni mu cyaro tumwiringire kandi tumwizere Mesiya umucunguzi uje kudukiza, uje kuduhumuriza, uje kuduha ibyiza bye kandi akabiduha ku buntu ntacyo dutanze. Ijambo rya kabiri ni ijambo twakiriye mu Ivanjiri la mission, ubutumwa. Ijambo mission riva ku nshinga y'ikilatini yitwa mittere, bikavuga ngo envoyer, kohereza. Kohereza nta muntu umwe wiyohereza, iyo ushatse kwiyohereza ubigwamo ubivunikiramo. Nyagasani rero ifite uburyo twohereza tukajya kumwamamaza inkuru nziza. Iri jambo mission niho hava misiyoni, niho hava misa. Misa ubundi bivuga nyine ubutumwa. Twabonye Kristo, twahawe Kristo, ngaho rero nimujye mu butumwa. Niyo rero isoza misa igira iti ite misa est, ainsi c'est l'envoi. Noneho muhawe ijambo ry'Imana, muhawe Kristo, mwamubonye, mwamukozeho, ngaho ni mumushyira abandi. Aha niho Yezu Kristo natwe adutumye, adutuma kujya kumwamamaza, kujya kumwogeza mu bamuzi ndetse no mu batamuzi, kujya ku mpera z'isi. Intama zazimwe z'umuryango wa Isiraheli, abo bose nibo dutumwaho ubutumwa. Itegeko Yezu Kristo asorejeho ry'ubutumwa ni uko twahawe ku buntu ngo dutange ku buntu. Nawe ngero urebe ibintu byose Nyagasani yaguhaye. Ese hari icyo ushoboye kumwishyura? Yaguhaye ubuzima, hari icyo wamwishyuye? Yaguhaye ibyo ufite ukomeza uko, hari icyo wamwishyuye? Akenshi uzasanga ubuzima bwacu ari ukwakira, ariko gutanga bigatunanira. Ese nawe watanga ku buntu? Wahawe ku buntu, ushobora gutanga ku buntu. Dutange ku buntu twahawe ku buntu. Nicyo Nyagasani aje gutwibutsa uno munsi. Ubutumwa bwacu natwe burabe ari bwo gutanga ku buntu, kuko twahawe ku buntu na Nyagasani. Umukiza Mesiya waje kuducungura, ibi byose yabikoze ku buntu. Nawe nanjye aradutumye kugira ngo natwe ibyo duhaye tubitange ku buntu nta kiguzi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo umwe wari ufite uruganda, we yari umukire cyane bikomeye. Yari afite uruganda rwunguka cyane, uruganda rukomeye cyane. Ariko kugira ngo ubone akazi muri urwo ruganda wagombaga kumuha ruswa. Waba uri umugabo ukamuha ruswa nk'amafaranga, ariko waba uri umugore cyangwa umukobwa ukazamuhamo ruswa yuko muryamana, ukajya umuha ruswa ko muryamana kugira ngo uhe akazi. Abantu bamenyera ubwo buzima, ariko akaba yari umugome bikomeye cyane, ku buryo uwamwegeraga wese usibye amafaranga yari afite, ariko ubundi nta mpuhwe yagiraga. Yari umugome nubwo yari afite amafaranga. Abantu bamwe bakajya bamusaba akazi, abandi bakamutinya. Nuko ngo umunsi umwe ngo haza kuza umukobwa ngo wari mwiza inyuma, la beauté, afite ubwiza cyane bw'inyuma, ari mwiza inyuma. Nuko patro aramureba, areba hirya areba hino, aravuga ati kugira ngo nzigarure undi umukobwa ntabwo mpita mwaka ruswa aka kanya, reka mwinjize mu kazi. Igihe nikigera nzagenda mugendera buhoro 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 kugeza igihe ampaye ruswa nk'uko abandi bose bajya babigenzereza. Bya bindi byo kuri iyi si ngo nta cubusa. Nuko amaze kwakira akazi, amaze kumuha akazi, amuteze ikindi gihe. Ikindi cyari kizwi kuri uwo mupatro w'umugabo nuko akenshi uretse kuba umugome, kuba arya ruswa, ngo yageraga mu rugo rwe agiye kuryama nako agiye kubyuka, kuburyo atamenyaga amakuru abera mu rugo rwe. Nuko umunsi umwe ngo agiye ku kazi asanga wa mukobwa yasibye, wundi yaragize umubitsi w'ibintu bye. Umunsi wa mbere wa mukobwa arasiba, n'uwa kabiri arasiba, n'uwa gatatu arasiba. Nuko wa mupatro atangira kuvuga ati uyu mukobwa ashobora kuba yarampenze ubwenge, ntabwo icyo namuhamagariye ndakigeraho. Niyo mpamvu rero ngiye kumushakisha. Yamuhamagara wa mukobwa ntamubone, agasanga telefone ntiriho, akoresha uburyo bwose kumutumaho aramubura. Nuko wa mugabo ararakara, afata icyemezo cy'uko ajya kwandika itangazo ryo gutabaza aho umukobwa yabaherereye, kurangisha aho umukobwa yaherereye. Nuko yandika itangazo rivuga ngo umukobwa yitwaga Mariya, ati Mariya yasize anyibye, uzamufata wese nzamuhemba bishimishije. Yasize anyambuye, none yarancitse, uzamufata nzamuhemba bishimishije. Nuko amanika rya tangazo, abahisi n'abagenzi bose bararibona, ati uzafata Mariya azahembwa bishimishije kuko yibye patro. Igihe kigeze rya tangazo riri gutambuka hirya no hino no ku mbuga,
ndetse yandika ibaruwa imusezerera ngo niba bamubona nyine ko bazahita bamufungisha. Yandika ya baruwa ayimwoherereza mu gikari kubera ko yari yamubuze. Nuko igihe kigezeho umugabo agiye kumva baramuhamagaye bati ngwino utabare, umugore wari mu bitaro amazemo iminsi 4 arwaye, ari hafi gupfa, ngwino gusezereho. Nuko wa mugabo arikanga cyane, urumva yaramaze igihe kirekire atagera mu rugo. None yumvise inkuru mbi ko umugore we agize ate, ko umugore agiye gupfa ari kuri burembe. Wa mugabo atabara n'ingoga ahitira mu bitaro. Ngo ageze mu bitaro aratungurwa. Ngaho fori cyamutunguye, ngo asanga Mariya wa mubitsi wiwe ari urwaje umugore we. Nuko aramubaza ati ese Mariya wageze hano ute? Mariya aramubwira ati maze iminsi 4 yose ndi kwigendera mu nzira, nahuye n'uyu mugore sinamuzi, nsanga abajura bamukubise bamuhondaguye bamwambuye, nari mfite agakapu karimo telefone n'ibindi byangombwa byose, ndakabahereza kugira ngo byibuze barekure uyu mugore bamureke. Ubwo barabitwaye, nta byangombwa nkigira, baramwambuye nanjye baranyambura, byose barabitwaye. Ubu nibwo murwaje iminsi 4 yose nyimaze muri ibi bitaro ngo haje uyu mugore nta nubwo muzi. Ngo wa mugabo ageze imbere y'umugore mu bitaro, arebye na Mariya uburyo ari kumurwaza, ikimwaro cy'imisa 25 araturikararira, araboroga cyane. Ngaho fori cyamurizaga warizwaga n'ibintu bitatu. Icyambere yarijwe nuko yataza amatangazo harabika Mariya ngo ni igisambu zamufata zamwishyura cyangwa zamufungisha akazahemba bishimisho zamufata. Icya kabiri cyamurijije yarijwe nuko yaranje kwandika urwandiko rusezerera Mariya mu kazi, yibaza uburyo yongera kurugarura kandi yaranje kurwohereza byarangiye. Icya gatatu cyamurijije yibazaga uburyo abandi bamutanga amakuru yo mu rugo rwe bakamutabaza mu bitaro umugore warembye ku buryo we atayamenye kare. Kubera iki? Kubera kudataha mu rugo, gutaha amajoro, ibiyobyabwenge byaramutwaye. Nuko wa mugabo araturikararira asaba imbabazi, bishoboke ko azazihabwa. Hagati aho ntuze kumbaza niba Mariya azasubira mu kazi, ntuze gukomeza umbaza niba umugabo yaraje guhinduka kuri kwa kurya ruswa, niba yaraje guhinduka kuri bwa bugome, niba asigaye ataha mu rugo iwe, niba yaraje kubabarira Mariya akamusubiza mu kazi, niba yaraje gucika ku ngeso kuri bwa bugome. Ntuze kuyimbaza nawe ukomeze ubyibaze. Bishoboke ko nyine yafashe icyemezo nawe cyo kugira neza, akagira abandi neza, nta kiguzi yatse. Rero cyo Imana Yesu Kristo akuzwe. Ingingo ya nyuma tugiye gusorezaho nitwerekeza ku buntu bw'Imana. Ubwo tugiye gutandukanya ibiranga ibintu by'Imana n'ibiranga ibya shitani. Ikintu kizakubwira ibintu bya shitani ni ukuzabigura, ukabigura amafaranga, ukabigura ibintu. Naho kizakubwira ibintu by'Imana byo uzabibona ku buntu nta kiguzi. Kwa shitani ibintu turabigura, tukabigura utuntu bya bintu, naho ku Mana byose tubibona ku buntu. Ongera urebe ibintu tujya tugura byo kwa Sekibi, tukagura intwaro za kirimbuzi tugiye kurimbura abandi mu ntambara, mu gihe kwa Yesu ari amahoro. Twebwe turi kugura intwaro za kirimbuzi turimbura abandi, kandi kwa Yesu ari amahoro. Mu gihe kwa Sekibi turi kugura ibiyobyabwenge, inzoga, amatabi, tukabigura amafaranga kandi bihenze. Kwa Yesu ho turya ku neza ye, ku buntu, ukarisiya, amasakramentu nta kiguzi. Yesu nyirimpuhwe akadutunga ku neza ye. Nuko tugatanguza ibyacu byose ku biyobyabwenge, inzoga, amatabi, bya bindi biducagagura, byose tukagenda tubiriha. Nyamara kwa Yesu ni ubuntu. Bamwe bishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, bakagura ibikoresho bizabafasha muri iyo nzira mbi, ibinini, udukingirizo n'ibindi byinshi cyane utangaho amafaranga, nyamara ukaza kwibagirwa ko umubiri Imana yaduhaye yawuduhaye ku buntu bwayo. Ngubu bwicanyi n'ibindi byinshi cyane dutangaho amafaranga tukagambanira abandi, nyamara kwa Yesu ho ni ubucunguzi, ni umukiro. Kandi umukiro tubona ku buntu. Yesu Mesiya waje kuducungura yabikoze ku buntu nta kiguzi, amena amaraso ye ku musaraba nta kiguzi. Nuko rero tugasoza tuzirikana ko umuriro tuwutangaho amafaranga, umuriro wo kwa Sekibi bya bintu, ariko ijuru ntacyo wabona urigura usibye ubuntu bw'Imana, impuhwe z'Imana.
nawe uze kureba ibintu uri kugura, niba utajya ugura umuriro wo kwa Sekibi, umuriro w'iteka, aho guharanira kwinjira mu ijuru ku buntu bw'Imana. Umuriro ni ibintu, ni ikiguzi, naho ijuru ni ubuntu, nta kiguzi wabona utanga usibye kurangamira Nyagasani nyir'ubuntu budashira. Ngwifurije amahoro, ngwifurije guhitamo neza, ngwifurije kwakira ubuntu bw'Imana neza y'Imana kugira ngo ubeho neza, ubeshurweho n'ubuntu bwa Nyagasani. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.